amazina banyita Alex Mungazi abankuriye urubyiruko wa hano Australia. Yes man, mufite igiterane mu kwa mbere kandi iki giterane n'ubwa kabiri mugiye kukigira. Iki giterane gihagaze gute kugeza ubu ngubu? Igiterane kirashushe kimeze neza cyane kububu icyo tubafitiye kimeze neza cyane. Yes, murateganya ko iki giterane kimeze gute? Gifite ibihe byiza birusha iby'icahushutse. Impamvu ndimo kubabwira gutyo tubafitiye umushitsi uzavuye overseas, Pastor Ruhimbya Alone niyo tubafitiye kuva muri Afrika. Niyo mpamvu ndimo kubabwira ngo kisaba kimeze neza kiryoshe. Okay, nta baririmbyi no ku biti byabo mwatumye wenda hanze ya Australia. Abarinzi barahari benshi cyane bavuye mu maeta atandukanye hano muri Australia. Muri Australia ariko nta mwatumye nyuma ya Australia. Hanze ya Australia n'ubuta. Okay, wenda watubwira abo mwatumiye hano muri Australia kugira ngo noneho abantu bazaze bazi ibyo basanze byiza. Murakoze cyane. Hano muri Australia twatumiye abantu barimba ku biti byabo barahari benshi cyane. Hari abazungu tutaramenya ama groupe ayariyo ariko barahari. Ico mbizeza neza nuko bazabahari. Yes, mugize neza cyane urubyiruko hano muri Australia ko murabikora neza cyane, mufite ubumwe murasabana cyane. Ese urubyiruko hano muri Australia ubona babirimo neza? Dufite akazi kenshi cyane. ubona ko bigenda neza cyane? Birimo neza cyane, tufite ikintu cyiza gisa neza cyane. Yes, yego. Ubona umurimo mwiza kabisa. Yes, utubwiye ko urubyiruko ruhagaze neza cyane hano muri Australia. Ariko muzi kuri Australia ni nini cyane, sibyo? Ni nini, ifite ama state manini kandi menshi. Ese ni gute mu managinga guhuza every teenagers man urubyiruko rwose mukarushira hamwe mukabasha kuba mwakora ikintu kingana guki? Dufite groupe dukora ya WhatsApp ariko mu maeta atandukanye dufiteho abayobozi bagiye baturebera abantu bacu. Turebye hano muri Sydney, nije uhagarariye Sydney, tukaja za Brisbane umugabo bita Kimazi, tukaja za Victoria. Ninkari nje ukora Sydney na za Victoria nje uhareba. Tukaje za Kof Sahaba umugabo bita Kagame, ndagira ngo ninkabo ngabo tukora. Abantu mufite za Adelaide, za Townsville urebye ntago turabamenya cyane. Yes, ndumva mu byukuri nti muri bake ko bamwoshira urubyiruko hamwe. Ndumva magaze neza cyane. Ese mu managinga ute gutumira uwo muntu uri hanze ya Australia, ibyangombwa, tike, nk'urubyiruko muzitwaramo gute? Urebye biragoye cyane kugira ngo nk'urubyiruko ruhagurutse umuntu umeze nka gutyo. Kuri twembwe bigaragara nkaho bidasobanutse kubera ko twe turi batoya, ariko kubera ko yubasha ikintu kiri muri twembwe abasha kutwemera ko agomba kuzabana natwe. Aratwemera avuga ngo yes, nzabana namwe mu giterane, atagendeye ku myaka dufite. Aravuga ati ngo ni ngombwa ngomba kuza tukabana mu giterane. Urumva ko biba bigoye cyane. So mu buryo bwa finance mu bigenza gute, bibatwara imbaraga zingana gute kugira ngo n'undi wese n'urundi rubyiruko rutari hano muri Australia rushaka gutumira umuntu wenda overseas bamenye ibisabwa? Yes, urebye cyane biragoye, ariko kubera ko ari ikintu kiri muri twembwe tugomba gukora kugira ngo ikintu cyacu gise neza. Turakora. Impamvu rero ndimo kuvuga ngo turakora, muri twembwe turabikora kandi turabikunze cyane. Uko akuri duhura ku ma groupe ya WhatsApp nibwo tuvuga ati ngo kanaka uratanga ngaya kandi akayatanga n'umutima mwiza bikunze kubera ko ni ikintu dukunze kubera ubumwe dufite mu rubyiruko rwa Australia. Wow, that's beautiful. Okay, no tugana ku musozo wacu. Watubwira urumva igiterane cyambere cyabere hano Sydney. Yego. Ese ubundi iki giterane bamuteganya kizaza kizabera he, kizaba mu kwezi nimba n'amasaha wenda yarateguwe nabyo wenda mabasha kuba mwabibwira abaturage kugira ngo bazabashe kwitabira? Igiterane kizabera Brisbane, kizaba mu kwezi kwa mbere umwaka urimo kuzuye nguyu. Kizaba itariki 11, 12, 13 nibwo dufite ico giterane kizabera hala Brisbane. Ico dusaba ku bantu bose, ku rubyiruko, ku bapapa, ku bamama, abakecuru, abantu bose tutitaye ukungana, turabakeneye kugira ngo tuzabashe kuramya Imana kandi tunayihimbaze. Ubwo tuzaba turi kumwe n'umushitsi wacu uvuye mu Rwanda, azaba afite ijambo ryiza riryosheje ndetse avuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu babashe gukizwa. Ndagira ngo nguko David. Okay, insanganyamatsiko y'igiterane. Insanganyamatsiko y'igiterane iri muri Daniel 3:12. Reka mbisome. Haravuze ati ngo nuko rero hariho abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, ari bo Sadurake na Meshake na Abedenego, batakwitayeho Nyagasani. Ntibakorera imana zawe kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse.
ndagira ngo ni nka gutyo ubundi ni ukuramya no guhimbaza Imana. Yes, noneho turangiza iri jambo wabwira abantu bwa nyuma kugira ngo bazitabire ari benshi. Tubafitiye ibyiza cyane, ibyiza birahari kuko ikiri muri twemwe nico gikomeye cyane. Tuzabahereza ubuzima dufite kandi nizera yuko bamwe benshi batari bakizwa bazabasha gukizwa bitewe n'ukuntu turimo kuririmba n'ijambo rizarimo kuvugirwa hari ahantu. Urubyiruko rwose rwa Australia murimo kutureba, turabinginze kubw'imbabazi z'Imana muzabashe kuboneka, mutanga umwanya wanyu kugira ngo turamye Imana tunayihimbaze. Murakoze, turabakeneye cyane.